reka gufashe cyangwa reka tuvuge aho ngaho wavugaga mbese uri rwindi reka nigire muri Kongo no washakaga ndashaka kumvisha urugero ngufashe kumva map iri hari azakomeza imva icyo ndikukubwira reka ngo ikarita cyangwa ntabwo yuzi oya ndayizi imva icyo ndikukubwira ni byari badashobora guterana imigongo kandi buri gihe baba barinze uturuka outside arimo kurya abantu arimo kubotsa urumva arimo kwihuza no kwikowariza yari wenyine muri 2019 none yazanye Sadek sibyo si ubwa mbere kandi ayibazaniye azanye umurundi utaruza ahantu abogamiye anaho harere cyangwa se na understanding yari afite mbere azanye Ramaphosa kandi mbere hari Tabombeke urumva none se ko ikibuga cyicuritse umusesenguzi araza kujya gucuramana n'ikibuga kwa buki giye urancurika muri icyo kibuga kubera ntago bibaho ubundi icyo iyo ground M23 ishaka kuganiramo kirimo gusangamo ibirura wowe wigeze ubona umuntu uhamagarira wabona bisi twawe na bihehe ukajya kwisaba muri futi uri intama nimwe ku mazi maresha umva shaka mujye mukomeza mwandike nzabasubiza ntabwo M23 aho yafata hose nubwo yafata Kinshasa hashobora kuba zero rate ku bantu bahunga nta nubwo hashobora kubura zero rate ku muhanda wafunzwe kuko ntabwo warwara udafata imihanda ntiwarwara utayifunga nayo ntabwo yifunga kubera kwanga abaturage erega nayo niturukamo ibyo bifaru birasa niturukamo izo za BM nigira gute ariko icyo navugaga nanone ntabwo wavuga ngo ugosegoma imyaka 3 utayifata ni 3 nagirageraho da kuva bayegereye ariko so wumvaga barwana bagahita bahagera banafata bunagana bari bagosegoma nose Marshal no kuva bunaga ahubwo mfashe kugira ngo utanabyumva kuko ndimo kubivuga ntabwo ngomba no kubyumva none birabahire ndimo kubyumva gute cy'amafaranga gute no kuvuga ngo uko mbibona agiye ku gitekerezo cyanjye ntabwo His Excellency Philippe Nyusi ari kirarika nka His Excellency Tshisekedi Nyusi ubwo tugiye muri Mozambique barabwiranye baravuga bati aro mwari muzi n'ibindi aho ngaho mwebwe muri aho ngaho gusanga muri muhigana ngo nibyihebe ngo mugira gute hano twebwe turi hari nyeshyamba aho zifashe zashyira umutekano zigahaba abagore n'ibitenge n'abamama bagakora n'iminsi mikuru urumva none muranga ngo marahigana n'ibyihebe inyeshyamba z'inshuti y'abaturage inyeshyamba iraguhiga ntabwo yihiga none se M23 niba ufashe muri Tongo aho no muri Paris FDLR yasujyaga gasagambira ukaba uri muhurumbirira ibiganiro bizakujyana mu biganiro n'uri bakakujyana Kindu bakakujyana Kamina FDLR ikongera igasubizamo uniform ntabwo ibyo biganiro nzabyemera binjyana aho ngaho none se niba utazabyemera nzasaba ibingumisha hano niba warabisabye ibyo ngibyo ntibyakunda none uwo bikundisha wahafasha Daddy nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano wayitugurira n'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gas cooker amaradiyo televiziyo ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'iburayi wahasanga nanone frigo amagaze y'ubwoko bwose kandi yuguze gaze bayikugereza mu rugo ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box bafure kubakeneye umuziki imashini mesa rice cooker blender micro-onde n'ibindi iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 gani duka Ndode Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Nizere ko mumeze neza mwese inshuti bakunze ba Bwiza TV mu bice bitandukanye muherereyemo no mu mirimo itandukanye muri gukora mbahaye ikaze mu ruvugiro rwo ku itariki ya 27 turi mu kwezi kwa gatatu muri 2024 nitwa Shadrack Niyonsenga ndi kumwe nande uyu muri kumwe ni David Eugene Marshal
nakabaye mvuga ngo hari abantu banzi ariko wakoze subscribe uyu munsi ubwo yabanza yasanga nzi oya ntago akuzi. Niyo mpamvu duhora twivuga tuba tugira ngo uwo muntu uje bundi bushya ari ubwa mbere ageze hano awe amenye abantu bari kuvuga abaribo. Nta n'ikintu bidutwara kandi kwivuga turabyemera turanabikunda, ni iby'abagabo siko bivugara, abagabo nibo ngo bivuga burya. Natwe tugiye tunavuga abandi mu gihe tuba twasuhuza. Yego, tubabwira tusuhuza ngo basefu. Nundi ku musozo w'ikiganiro turaza kubasuhuza, ni umuco wo mu ruvugiro tudashobora kwirengagiza, ariko mu gutangira bwo ntago turabasohoza research, ahubwo hari bamwe muri bo nza kugusomera ukabanza ukabasubiza. Nahisemo ko wabikora gutya kuko burya kimwe mu bintu bifasha abantu ni ukumva uko umuntu atekereza ibintu, ni nayo mpamvu tubasaba ama comment. Rero comment zanyu turazisoma cyane ku biganiro bya Marishal. Rero twagiye tubona hari comment abantu mushyiraho buvuga ko ubusesenguzi bwe mutemeranywe nabwo. Turavuga tuti Marishal ko ahora hano, ibyiza nuko igihe azaba yagarutse mu kindi kiganiro azajya abanza agasubiza bamwe mu bamubajije ibibazo cyangwa se mu bagaragaje ibitekerezo bitandukanye n'ibye, hanyuma nawe akagira umucyo abitangaho. Rero abo ngabo nibo uyu munsi uza kudufasha gusubiza comments zabo, ndazifite hano, uraza kuzisubizaho. Ibindi tuza kuvugaho, turaza kuvuga n'ubundi ku bijyanye n'uko uyu munsi byiriwe n'ubundi mu bice bitandukanye hiriwe imirwano. By'umwihariko hari imirwano twabonye yazindutse iri mu misozi hana imbibi n'umujyi wa Sake. Hariya muri ya misozi ya Sake ngo FARDC irashaka kongera kuhasubirana. Aha rero ubwo nitubijyamo uraza nabwo kudufasha kutubwira iherezo ry'ibi bintu, imirwano mu duce tunuta imirwano rimwe na rimwe, imirwano ikanagaruka mu duce yari yarabereyemo. Twari twaratangarije abantu ko twafashwe n'uruhande runaka, wajya kumva ako gace birongeye biragarutsemo. Turaza rero kubivugaho. Ubu muri iyi minsi nako uyu munsi biriwe bari muri fight cyangwa se muri sharing zari ziri kubera muri iyo misozi hano imbibi n'uno mujyi wa Sake, cyangwa se imisozi nyine ituranye n'uno mujyi wa Sake. Bikavugwa ko abantu bo muri FARDC bashaka kwigarurira uriya muhanda wa Sake Minova. Ikindi kintu uza kuduteramo imetero ni imyitwarire ya Tshisekedi. Ejo twari twabigarutseho mu ruvugiro, ndetse twari twabikoreshejwe nako twari twabivuzeho turi kumwe n'abandi basesenguzi, ariko kuko nawe uri umusesenguzi kandi nawe ugira uko utekereza ibintu, nabwo uraza kudufasha kureba ikintu gishobora kuba gitera Tshisekedi kujya muri Angola cyangwa koherezayo abantu bakagira ibiganiro bifatika bigaragaza ko hari umurongo bashaka kunyuzamo ikibazo cy'umutekano muke mu gihugu cyiwe. Hanyuma yagera kuri mikoro akavuga ibindi, akavuga ngo arashaka ko ubutegetsi bw'u Rwanda buvaho. Ibyo yongeye kubivuga ejo bundi ari kwakira Salva Kiir, arongera aravuga ngo icyifuzo cyiwe ngo nuko ubutegetsi bw'u Rwanda bwavaho ngo ni nabwo akarere kazagira amahoro. Ubwo rero wakwibaza uti Tshisekedi mu by'ukuri iki kibazo ashaka ko kirangira gute, ko anyuranye indimi kandi ko ari umuntu mukuru? Bishoboka bite ko yanyuranye indimi se atabizi? Aho harimo ikibazo. Uraza kudufasha kumva ibyo ari byo. Ubwo abakunzi ba Bwiza TV rero mwebwe reka mbisabire gukora subscribe, gukora share, gutanga like ndetse na comment. Comment cyane ku biganiro bya Marishal zozo rwose ntimugire ikibazo kuzisoma, bizajya biba ari ibintu dukora buri gihe, kuko dushima cyane abantu baducarenjinga bakatubwira bati ahangaha murabitekereza gutya kandi ntabwo ariko bimeze gutya, mukamubwira muti ukuri cyangwa se twebwe uko tubibona ni gutya. Muri ubwo buryo ngiye no guhita ninjira nyine ikiganiro cyatangiye Marishal. Uri ready? Tugiye guhita tutangira ku muntu yita user, ariko yararimo kugucarenjinga avuga ati ujye usesengura ariko hari icyo wirengagiza. Akakubaza ati M23 niramuka itavuze ko ishaka ibiganiro izavuge ko ishaka iki? Ati ubwo wumva nta trike yo kugira ngo yumvikanishe ubugwaneza bwayo? Yari ari kugusubiza kubera yuko wari wavuze yuko ngo M23 ihora mu mvugo yo kuvuga ngo ibiganiro, ngo bakeneye ko Tshisekedi yemera ibiganiro.
ukavuga ukaba wowe ubibona nk'ikibazo, uyu rero akakubaza ati urabona ibyo itabivuze yavuga iki? ariko itabivuze yakomeza. Hari indirimbo mu Bagatolika ivuga ngo komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe. Ubundi nese M23 yafashe Bunagana ikoresheje ibiganiro? Oya, yafashe Mushaki cyangwa n'ahandi hose ikoresheje ibiganiro? First of all yakomeza inzira irimo ishishikaye. Urumva kantu nongeyeho imirwano ishishikaye, ariko imirwano irasanzwe kubera ko icyo ni kimwe. Yarwana nk'irwana nyine ishishikaye, ariko hari nk'uvuga uti navuze ko icyo nanenze ku biganiro kereka batarakurikiye neza ikiganiro, kuko umuntu ashishikazwa n'icyo adafite. None M23 ifite ibiganiro n'amasezerano, yego, n'izina ryayo rikomoka ku biganiro abantu bigeze kugirana n'abari muri izi ntambara, yego, witwaga CNDP. Twanabwiraga abantu yuko mu biganiro bikurikira dushobora kuzibanda n'ubundi kuri ibyo biganiro tukabirambura, ariko umwanya ujya utubana iyanga. Rero ntabwo wasaba icyo ufite usanganywe, sibyo? Ahubwo usaba icyo udafite. Uravuga ko ifite ibiganiro? Irabifite, ahubwo leta ya Kinshasa yanze kubyubahiriza, kandi ntabwo yabyubahiriza batarwanya. Leta ya Kinshasa ururimi yumva ni isasu. Niryo rishobora kuyumvisha ibintu, cyangwa se ritayumvisha ibintu ikabireka. Aha umuntu yakwibaza iyo byagaciye nyine, umuntu yahita yibaza ati hari ahandi hantu wabonye isasu gusa ryatanga igisubizo? Oya, ntabwo mvuga ngo aho ngaho ntabwo byitwa isasu gusa. Ritwa isasu gusa n'ibiganiro n'igitwa amasezerano ari mu matiruwari. Icyo gihe rero ntabwo ari isasu gusa, ni isasu rikangura ibiganiro bihari, hakubahirizwa irimo ibyo biganiro byakanguwe n'isasu. Byaba na ngombwa abantu bakabikorera retushe, bakanoza ahatanoze, kuko urumva niba nk'ibiganiro bya CNDP yagiranye na leta ya Kinshasa bimaze imyaka almost 15 n'ibitanarenze, imiragera. Noneho kuko urabizi ko niyo amategeko avugururwa, ntago amategeko kubitwa hasi, aravugururwa hakavugururwa ingingo iyi izindi zikagumamo ibintu nk'ibyo ngibyo. N'ubundi M23 mu byo yabihirimbanira ihanganye nabyo no kuvugurura, icyo yabirwanira haba harimo n'abiriya bya Sun City byose yabizana. Ndavuga bya biganiro za LCD zombi zagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukagenda ufata ibiganiro ibyo bya Goma byo muri 2009, sibyo? Ugashyiramo ibya Nairobi. Icyo mashimangira hariya no kuvuga ngo icyabuze si ibiganiro n'ikiva mu biganiro yitwa bikuze kwitwa amasezerano. Oya, muri Kongo birahari. Iyo wumva perezida wahoze ari perezida Afrika y'Epfo Thabo Mbeki atanga ibisobanuro ku ntambara ya Kongo, ntabwo aba ari muri burabura. Mu Gifaransa bayita buruhaha. Ntabwo aba arimo buruhaha. Urumva abarimo avuga ibyazi afitiye amakuru. Ntekereza yuko Azarias Ruberwa ntabwo abaye ministre ntabwo abaye vice president wa Kongo ku mbunda. Hari aho byaturutse. Asa Zaidi Ngoma ntiyabaye vice president byivuzanye. Ba Moise Nyarugabo ntabwo babaye abasenateri cyangwa abadepite byizanye. Bifite aho bihera. None subira cyakomeje. Ubaracyaribo abumvuza haruguru. Ese ntabwo byari bigikenewe? Abanyamurenge ntabwo bagitotezwa. Baratotezwa. Erega na General Major Makenga yambaye. Ntabwo ntekereza yuko yaje gutyo gusa ifite aho yaturutse. None subira cyari General Major muri FARDC. Aho byaturutse harahari. Biranditse. Byanditswe biturutse he? Mu biganiro. Ko bitakiwakinga rero. Icyo nicyo narwanira. Kuko ibyo byundi byakongera bigakora bigakunda. Agasubira mu ngabo. Reka tubyumve neza. Ntabwo mbona ko iki gikenewe ubu ngubu ari ibiganiro. Igikenewe ahubwo no gukora retushe y'ibiganiro uyikoresheje isasu. Ariko nabyo ririmo urishyushye. Ritandukanye n'irigenda. Ubu ngubu isasu ririho umunsi rimeze nk'irihoze. Rimeze nk'irihoze. Ntiriteye riraruma rigahuha.
so kubera icyo abantu barimo bahuha ubwo biraza no guhura na biriya dushaka kwibaza kuri ziriya nce ifata uyu munsi tukongera kumva zabayemo imirwano. Uwo muntu rero ashobora kuba atanyumvise neza. Ndashaka kuvuga ko ikiganirwaho cyaganiriweho already kandi buri wese aragifite n'icyo gukora kirahari. So igikenewe n'icyo ubu ngubu igikenewe no guhirimbanira kugira ngo ibyo abantu banze gushyira ku implementinga byanditse babyimplementinge bubi na bwiza. Hari nta cano yitwa bubi ntabwo mbizi ngizahure na bwiza ati ubwo nibyo wari uri kuvuga ariko nawe ugira amabi. Umva ikibazo nshaka kukubaza noneho sasa nkiri kuri no comment y'uyu muntu nahita nibaza ngo ubu mu magambo 3 make yashoboka icyo ushinja M23 ni iki? Ni imbaraga nkeya ku rugamba? Oya, icyo nshinja M23 nuko ntabwo mvuga ko irira as such nukuririra ibyifite. Irashaka ibiganiro kandi irabifite biri muri tiruwari ya Kinshasa na muri M23 barabifite. Irashaka kuganira iki itaganiriye? Ese icyo yaganiriye cyayigejeje kuki? In fact inzira nanyuzemo ikanyerera. Ntabwo nakongera kuyinyura naharurindi. Birajya gusa n'ibyo none se reka nkubaza wowe buretse genda gato nijya mu biganiro n'ubundi uwo muntu wanditse ngo yitwa Yuza abajya bavuga n'amazina yabo yitwa Marshal urumva nibyo bakwepa iki ubundi ibyo isaba ko iganira. Let us dufatira urugero ntacyo reka dufate mu 21 na leta basubiye Nairobi nibashaka basubira Igoma nkuko SNDP yagiye Igoma yego irakuramo iki barayibwira ngo barimo kuyibwira ngo subira Kindo cyangwa subira Kamena niho igiye mu kuzuza ibyo yasabwaga bicirayo abavandimwe babo abarokotse baba makenga basaba bakore mu 23 ngira ngo nuko bimeze umvuguruza n'ubundi se iramutse igiye mu byijyamo bakayijyana nkuko yagiye mbere bakayiganiza nkuko baganiriye mbere bakayisubiza Kamena bakongera bakayica hazagaruke mu 23 muri 2039 kwa bo byabimeze. Ariko komba numva topic ya cyangwa uburyo utwaramo nuza logique yawe bisa nkaho uvuga ko ubwo Tshisekedi akorera umuti M23 kuba yange biganiro bisa nkaho ubwo uvuga ko nubundi ibyo biganiro nubundi already byabaye byari bihagije ubwo. Ariko utazibwira ko gende mu bantu bajya banenga Tshisekedi ibyo akora byose hari ibintu Tshisekedi akora byanyabyo. Tshisekedi imvugo ze za buri munsi ziba zisa nk'izuvuga ngo mazi w'inkaraba urumva noneho hakaba uribwira ngo nta mbyiro mfite yego icyo cyo M23 na Ive ubu ngubu ni ijambo rivuga ngo nta mbyiro mfite. Ntabwo ari ijambo rivuga ngo turacyashaka kukoga turacyashaka kuyuhagira ujye utubana imbyiro yabamaze ni ibyo biganiro bitacyuye ababyeyi babo mu nkambi y'impunzi. Ibyo biganiro byagiye bikajyana Ruberwa akicara mu ntebe akayivamo nkahe mushyuhanye ntayikomezemo nubwo Ruberwa yavamo hajyamo n'undi nabisimwa yijyamo. Icyo nashaka icyo nifuzaga nuko iriya politike yabayeho wenda n'urugero izamwe n'ibyo biganiro yari gukomeza ntihakomeze Ruberwa hagakomeza nabisimwa hagakomeza gonananga hagakomezwa n'undi. M23 sofa ikaba igifite n'ubundi donc uriya mujyo nubwo itare M23 kuko ibyo barwanira byose bijya gusa urumva bikaba byarakomeje bikaba un consensus continuel. Ruberwa kavamo igisigire kubera ko ibyo barwanira ibyo bahaniraga biracyahari. Ariko kuzimya Ruberwa impamvu umunyamurenge Kaminzobe bakimurya bakimwotsa nta kintu bivuze. Gushira amasunzu mu gisirikare adashobora kurwana kuri bene babo nta kintu nta kamaro mbibonamo. Nubundi ibiganiro mu 23 ishaka uyu munsi yabijyamo bakayizima imyaka 2-3 ikibazo kigakomeza akwabo yo kurwana muri uwo mujyi abantu nibicare bakorera tuje. Nibyo nigeze kuvuga igihe kimwe mvanga mu 23 yazamuye mu ntera ba General Mboneza na General Bernard Maheshe uriya wungirije Makenga ishingiye kuri kongere isanzwe idasanzwe simbyibuka neza yo muri 2012 na 3 gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Nkavuga ngo se ubundi nubwo ibyo byemewe mu mategeko ubundi amakongere yarahagaze kuki iyo kongere ishingirwaho ari iyo myaka nta yindi kongere se yashoboka n'ubundi ikanareba ikavuga iti cyagiye hari byari bimeze gutya
none ubu hiyongereyemo ibindi impunzi ziyongereye mu mubare ariko twigize kuvugana n'uriya muvugizi wungirije navuze ko amategeko byemewe giwe atubwira ngo barabivuguruye kwanza n'ubu ngubu kongere ngaho ntacyo nagusubiza ntayo nzi yatubwiraga ko no kubita M23 gusa bitakiri ngombwa cyangwa bitari nabyo ubwo bari muri AFC mu yihe kongere yego nimwe muri Nairobi idekarara AFC sawa ubwo niko twabivuze ibyo ntacyo bintwaye giye ntabwo icyo genda umusesenguzi reka yego ntabwo ndi muri ibi ngibi ufite icyaharanira muri ibyo ngibyo gihe cyo ngora ndasesengura niyo yakubwira ati ntacyo bituma ari ibya kongere nabihinduraho iki ariko nabisesengura niyo yavuga ati uko tumeze nitwe tukuzi ibyo turimo biri mu nyungu zacu bintwaye iki giyewe genda umusesenguzi niyo ariko ntabwo nta na kimwe ntabwo cyaburamo kubera ko navuga ngo gufora umwambi ni byiza ariko icy'ingenzi gihe nshaka kureba umusesenguzi ni uguhamya ibyo M23 yarwanamo ibyo RCD nako zombi zarwanamo kuko ntabwo ndi buyisige ibyo SNDP yarwanamo ko nayo yaturutse muri SNDP ntabwo yenda kubihakana n'ibyo M23 yarwanamo ntiyenda guhakana ko yavuye muri SNDP kuko ikura izina ku masezerano ya SNDP yashwaniyemo na leta ntabwo n'umunsi n'umwe M23 zigera yihakana SNDP kuko SNDP ni ingobyi M23 yavutsemo kandi yayihetse byanze bikunze ntabwo yabihakana ibyo ngibyo none nkabase intambara abantu bose barwanye zacyuye impunzi zashyizeho nationalité iva kuri nationalité duteze iba nationalité yuzuye ubwene gihugu none se zabujije abantu kuribwa no koswa no kugira gute ibyo biganiro rero navugaga ahubwo reka nkubwire uzi ko ibiganiro M23 ikunze gusaba byakabaye byitwa inzozi mbi yahuye nazo idakwiye no kugarura amagambo ahubwo umuntu akambaza ati se nicyo cyo warambajije ese itavuze ibyo yavuga iki cyo kibazo wabajije itavuze ibyo ngibyo yavuga ati iriya korosi naninyuzemo zukuntu rigusha impanuka zaryo uko zimeze rinsubiza mu buhunzi rinsubiza muri Sarambwe imyaka 5 ndashaka kurinyuramo ririmo kaburimbi ritakiri ryari ndirimo ubunyerere ndarinyuramo gute rero ndarinyuramo mfata aho mfashe mpamye ibirindiro mvuga ni ibi nibyo twakoze mu kiganiro cy'ubushize kereka niba atarangana gikoye dore ko mananyuze henshi havuga ngo mu byo M23 yasabaga binatuma biteza n'ikibazo abakongomani bakunda no kwitwaza hari n'uzakubwira ngo ariko ngo nkaba general Nkunda n'abandi ba general bo muri M23 ngo nk'umusirikare ngo David ko wabaye mu gisirikare ngo ni gute ngo umusirikare ngavuga ngo ntabwo mba deployed aho banjyanye ngo ntabwo ba deployed aho banyerekeje kandi umusirikare wowe ngo bagashaka kucinsindisha kuko nta musirikare wihitiramo iki afandi wihitiramo afandi oda ni oda guruka nkunda wagiye tukubone Katanga nagurutse Makenga ndagushaka Bandundu nahageze ubwo bari koherezwa nande n'igisirikare nyine naciwewe noneho hakagira ushaka kunsobanuza yuko ngo nsobanure mvuga ko M23 ari ibigande byanze komandoma ya high command yaboherezaga ahandi hatari batiri tujyayo nta babyeyi bacu bahari bazatahira hehe ibyo rero leta nabo bakavuga bati iyo leta tujyanye gutyo ibisigagira ngo ahari iwacu FDL hasugire hasagambe none se M23 niba ufashe muri Tongo aho no muri Paris FDL yasugiraga gasagambira ukaba urimo hurumbirira ibiganiro bizakujyana mu biganiro n'uri bakakujyana Kindu bakakujyana Kamina FDL ikongera igasubiza uniform ntabwo ibyo biganiro nzabyemera binjyana aho ngaho none se niba utazabyemera nzasaba ibingumisha hano niba warabisabye ibyo ngibyo ntibyakunda noneho bikundisha wahafasha genda gahoro noneho mbabarire kuvuga ngo genda gahoro noneho ibyo nsaba ntibyemerwe ngiye kubyemeza ku bwanjye kuko barabyanze n'ubundi iyo tugiye kuvanga ko turi abenfilitire twagiye ko infiltrate n'igisirikare turi abanyarwanda ndashyiraho ahantu mpita izina urumva nizo ndirimbo zanyu za Debu Kongore ntazo uzongera kuririmba kuko Debu Kongore iyo uvuze Debu Kongore nihagurutsa abanzarendo ukaza kundasa iriya Debu Kongore burya iyo umuzarendo agiye mu bukizarendo aba yubahije Debu Kongore kuko Kongore abaye Debu akaba Debu turasana ndashyiraho ahantu kandi mbyandike mbishyire no mu ntuzi n'umuki mbishyire no mu ngiro
ingira ikomeze kuko irahari. Erega ahantu Tshisekedi ataza gukoresha mitingi. Erega ahantu Chiweta atagurutse akajugujugu. Yego. None se tujya mu biganiro bakancenga imyaka 2 3 twebwe nakubwiye kugira ngo bongere bahagaruke ya FDL yarambaye civil yongera ishizemo uniform. Ubwe mu Ventura amaraso yazaba aramenekeye kiko bitacyuye impunzi. Ababyeyi babo abantu ushaka kugera reka tuze kuhagera ubanje kumva uyu nguyu ko yakubajije. Ubusa namusubije wa mbere. Uyu wa mbere birasa nkaho musubije twagera ku mwanzuro rimwe. Nta biganiro byagejeje kuri aba bantu by'amareshwa. Vombiye ko mbireka. Kandi wanongeyeho ko hari ibyabayeho. Birahari byinshi. Yego. None uyu nguyu ko ari kukubaza se arimo arakubaza ati nguri kuvuga ngo M23 irasinziriye kubera yuko idafata Goma. Ariko akakubaza ati igihe yavaga mu birunga ikagera aho yageze bigo yari isinziriye wahava aho hantu hose ukagera hari igeze usinziriye. Yari irimo iforu ati wabura umuhanga mu gusinzira yitwa Nzovu Emmanuel. Umva Nzovu yari irimo iforu umwambi yari mu foru wa muheto navuze itari kuri umwambi kerekana batumva ikinyarwanda ye mvuga indimenye mvuga icyongereza mvuga igifaransa mvuga igiswahili n'ikinyarwanda nubwo mbivuga byose ku rwego wenda rutampagije. Uwo yumva uruhe rurimo ngo mbari gumubwira ndibona ari ikinyarwanda niba yumva ikinyarwanda rero hari ahantu mu Ventura yafashe ntabwo yahafashe buhumye yahafashe harwaniye nubwo yageraga isubira inyuma yongera isubira imbere turimo kujyana ariko no muri cyo ibyo biganiro byayisubizayo kuko buriya mu ma declaration nkunze kubona uzareba no muri international community irakomeza kavuga ngo Rwanda na Nairobi nta kibazo ariko ya Rwanda nisubize mu Ventura Sabyinyo barabyibuka ariko Rira jambo Rwanda kari yisubiza Kindu na Sabyinyo na Rumanga. Sinzi niba babyibuka ni Sizifa ya nyine. None barabyibagiwe se? Seserofe. Erega ni wumva jambo Rwanda yavanga mu Ventura ongerove usake. Subira Sabyinyo. Hari kindi kirimo. Ibyo nabi protestinga nabyanga. Buri mu Ventura muri no minsi cyangwa ya Sefreve ko ngo babyita uko bashaka. Hari ikintu giye mbona muri make sindiyo ariko yega kwiye gukora nk'umusesenguzi. Nakora indi declaration gashoza ntambara. Ivuga ngo mwari muzi n'ibindi bya binabivuyemo ahubwo nta nubwo ibirimo ibya Rwanda byo nta nubwo ibirimo nta kimwe kwanzirimo muri ibi bibiri bigenderaho Nairobi na Rwanda hose ntiyatumiwe nibitabirimo nirekure rero iyivuga iti muzi n'ibindi ibyo muvuga je ntabwo tukibirimo mwatuririye abantu mwatokereje abantu mwagize gute ibintu ngibyo ngibyo aho twafashe ntituzongera gusubira inyuma twasubiye inyuma twarababonye ntacyo byatugejejeho twabikuyemo iki urumva byatwunguye iki ariko as long as utarabivuga nkurikira Jadara umuntu azakomeza kubikureberamo noneho usasa ati bwari muzi n'ibindi buriya mu Ventura yabuze abantu bizerwa buriya yakongera ikanasubira inyuma ibintu bya Rwanda bibamo kandi itari hari uze muyitware muri icyo cyuka muri icyo cyuka icyo cyuka navuga none mwari muzi n'ibindi burya twasubiye inyuma mwatumariye ko yasi yadusize ese reka nkubaza iyo mu Ventura itaza kwihagararaho yasigiye leta Kinshasa kayitanga mu birindire yase yari ifite iyo itamenye ubwenge ntabwo se ariyo tagati bari bafite ese kuba Sadek itarayigeza Bunagana nimbuwe n'imbabazi suko byayinaniye bigaragara ko Nzovu yari yagukurikiye icyo gihe bigaragara ko ibintu bivuga bisa nka bya bindi byacyagiye hano yahise akubaza ati n'ubundi kuri ibyo bibyo bya yase arimo niho akiri kujya uzitwarera imizi comment aracyafite Nzovu aracyagufite Nzovu wadushyira imiyaga yakubaje ati abayigira inama yo gusubira inyuma ngo barashutswe ngo bari barashutswe cyagiye nyine na yase oya makuru yase Museveni say buriya siyo wayikuye Goma ereka sibwo bwa mbere yagiye mu Ventura si yambe hera kera nimuzana muri 2021 ariko umugani iyo ngingo uvuga wowe uhereye kera nibwo amakosa yo mu Ventura yo bigaragara agaragara je ntabwo nyishinja amakosa turimo kwanaliza icyo cy'amakosa nuvuga ko nshinje mu Ventura abayibeshye cyane ahubwo giye buri kintu navuga nyakubahwa Museveni sebo urumva ko mwatubwiye ngo tuve muri Goma hari kizaboneka ko kitabonetse mwadusubije Goma yacu tukirwanaho icyo wanyambuye wakinsubiza na Rwanda icyo yanyambuye nayibaza Rwanda ko twavuye mushaki abarundi bakaha Kongo mubanze mubwigende mubwire abarundi badusubize mushaki yacu ntibayifite se ubundi M23 yarayishaki ariko wibwira ko nta bantu bahameneye amaraso bro bahari uzi ko gihe hari gihe nicara ahangaha nubwo nta wantumye agiye nk'umusesenguzi mayindi sezerano ziba ziri mu mwana watanze umubyeyi we akagwa mushaki ya mbere
undi nawe akagwa mu shaki ya kabiri babona bagiye kongera gukurwamo n'ibyo biganiro bahora basaba do you understand it? Sure, I get you. Ese ugira ngo iyi mitwe yose irwana hari yagiriye ku gisebe ari abana saba ababyeyi batanga abana nta babyeyi byensi none se ababyeyi batanga abana bagakomereka bagatanga abana akongera kumubona ari gisenzegeri ugira ngo nubwo iryo jambo ritakyemewe bambabarire kurikoresha urumva I apologize for that yaramugaye I do apologize for that wagira ngo abayishimye oya ntago ariko urugamba n'urugamba intambara n'intambara n'abari ku rugamba ntago basetse nkunda kubisubiramo hatazagira ubeshya ko nasesengura nagira niyo namutse nasesenguye kuri government of Congo ntabwo nyirusha ubuzare kubw'intambara irimo kurwana genda umusesenguza nasesengura kuri M23 sijya urara mu ndaki urumva genda umusesenguza uri ahangaha ariko utavuze ko mfite nagira ku mutima ikiruta cy'umwana urara mu ndaki arara yikorera amabombe cyangwa yikoreza abandi amabombe ariko ntabwo bitubuza gusesengura bro ntabwo byatubuza turabivuga tukavuga tutetse noneho niki kirimo gukorwa uyu munsi kugira ngo mutazasaba ibiganiro mugasaba ibiganiro bibasubiza Sabyinyo kandi General Nyagara avuze ati nta buzima so people should be opportunistic none bakavuga bati noneho na ya Rwanda iyo Rwanda ariko iyo Rwanda mujya mukomeje kwitsitsaho si ya yindi iho iduhoza mu bibazo nicyo nyema mvuga ibyo biganiro navugaga rero n'ubundi mbega muri makerega mana navuga ngo simba nanga ibi ariko ni ibiganiro kabuki ariko se ni ibiganiro kabuki bitaje bizanga bya bindi bitakemeye ikibazo je nicyo njye mvuga ko nawe bije bikemura ikibazo akusiga ninde wakora ibiganiro nta wakabyanze hano ariko umuntu arakubashije witwa Goodman uri Goodman ariko nize kare wanyuma oya ninshaka ndakongeraho ndomwe ariko wari kukubaza ari kubanza akavuga ati intambara n'imibare myinshi pe aturi kuri tere ni ubuzi uko agomba kubikora hari intambara se mu 23 hari intambara se mu 23 y'Rwanda itararwanwa ku isi ku buryo batubwira ngo badukanye intambara abantu batavugaho buretse uvuze gute ariko iyo censorship abantu bashaka kuzaniye bashaka kuzinya bashasenguza ngo badasesengura hari ibyo mu 23 y'Rwanda bitararwanwa ku isi ku buryo abantu batinya kubivugaho wapi ntabyo niba ifite intambara nshya yadukanye ikaba ari bwa mbere kigera ku isi nayo kuko nayo yabahageze kandi nako tuyiriho nyine nayo twayivugaho sibyo none cyo kuvuga kuri tera bari uzi icyo agomba kubikoraho cyo urabyumva ute buriya ntabwo dushobora kuba turi ahangaha dusesenga duteramo metero tukabyo tubona ariko hari ibindi bari kuri tera baba babona uwo mugabo ngo yitwa nde Goodman ariko Goodman hari tere ebyiri wibuka ko hari tere M23 hakaba na tere y'abo barwana none se M23 zabiri kuri tere A tureka kuvuga ibyo abo kuri tere B barimo kwikarangira ibirungo barimo kwishakira erega muvandi hano icyo tuba tuvuga hano dufite tere ebyiri zihanganye sibyo hari tere ya M23 ariko hari na tere y'abandi nabo bari ku rundi ruhande faridese nayo irahari urumva hano umuntu abavuga ati se ni mujya M23 ibiganiro mujyamo sibyo bari bahora bakubitiramo yego sibyo baboshya kujyamo bikarangira batabishyize mu bikorwa ese bafite mwuka ki ese ibiganiro M23 ibiganiro Marshal yavuze M23 isaba uwibisaba we ari mu buhemu arimo kurya abantu arimo kubotsa urumva arimo kwihuza no kwikowariza yari wenyine muri 2019 none yazanye Sadek sibyo si ubwa mbere kandi ayibazaniye azanye umurundi utaruza ahantu abogamiye anaho harere cyangwa se nayo understanding arafite mbere azanyira amafoza kandi mbere hari Tabombeke urumva none se ko ikibuga cyicuritse umusesenguzi araza kujya gucuramana n'ikibuga kwa buki giye urancurika muri icyo kibuga kubera ntago bibaho ubundi icyo iyo ground M23 ishaka kuganiramo kirimo gusangamo ibirura wowe wigeze ubona umuntu uhamagarira ubu wabona bisi twabona bihehe ukajya kwisaba muri futi uri intama nimwere ku mazi Marshal umva shaka mujye mukomeza mwandike nzabasubiza wanyuma ngiye gusorezaho ariko by the way hari n'abagukunda nta kibazo mfite benshi bagucarenjinga n'abandi inshuti zanjye bose ntawe turi mu ikimbirane ntago ari ikimbirane twasobanuye byagishe ahubwo utanditse niwe navuga tutajyanyemo neza umuntu mwese mwandike kabisa mutubwire ukuntu mwumva ibintu Marshal bari kuvuga ese baza kuzana ama compliment erega he nuzaniye compliment
agahita ahindura izina akaza yuza akaba ari guchallenge iyi mihanda tuyimaze igihe kinini. So Karuranga rero yakubwiye ngo aragukunda cyane ngo uri umuhanga ariko arakubwira ati ngo mbaza ngo ukundira iki. Ati kwiga ni kimwe nagira ngo ni momo agiye kugira kuba mu gisirikare nacyo ni ikindi nagira ngo ni momo yangiye yabaza nayo aze kuyibaza mu gikari uwaze mu gikari momo ya marishari uze kuyibaza kuri iyo nimero iraho ngaho ubundi hari habaga nimero yanjye Miki yayikuyeho ariko tuzasimbukana mwihore uzongera uyisubize yabaga ngiye suyishyira ariko ikibazo gishobora kumera nka byari ngo navuga ninjya mu kanwa sibyo azayihorere ahubwo azajya yohereza Bwiza hanyuma Bwiza ikurebere ubu ndabyemeje ntibazayisubizeho. Komeza. Yakubwiraga ngo kuba mu gisirikare ni kimwe ngo no kwiga ni ikindi ubwo yashaka kukubwira iki ngiye simbimenye. Yakubwiye yuko ahari intambara ari uburyo bubiri irwanwamo ari uburyo bwo ku masomo cyangwa n'uburyo buri practical hari bya gisirikare. Wose we n'umusirikare ntago mbizi ubwo niba ari umusivili Rwimbi nta nemereye kumbwira ibyo ngibyo ariko kandi urumva arancalenjinga se ntago ariko gucalenjinga we rwose ari kukubwira ko agukunda ariko ati habaho ibintu bibiri tu hari ibyo mu masomo hakaba n'ibyo mu gisirikare. Ndatekereza ati cyo yashakaga kukubwira wowe uri gusesengura ibintu byo mu masomo ibyo no kwinjira mu buzima bw'abantu birashoboka ntabwo ndaha nk'umusirikare ndaha nk'umusesenguzi. Niyo mpamvu nyine nawe akubwira gutya ati umusesenguzi uri ukwawe n'abasirikare baba ari ukwabo. Reka tubareke aba bantu batanze comment izindi tuzazigarukaho ku kiganiro kizakurikiraho. Urabona ko bitwaye umwanya munini minota hafi 30 yose uri gusubiza abantu ariko nabikunze cyane nahisemo ko tuzatubigenza gutya. Ahubwo ubyisoma nimwe mu kwezi ari byo sinazagaruka niba uzasoma n'ubutaha nta kiganiro muzambonamo. None ntabwo ushaka gusubiza abantu niba utabishaka tuzabishyira rimwe mu kwezi. Rimwe mu kwezi uzajya ubabwira uko ubyumva ku byo bakuvuzeho. Erega njya nabasubiza uba wanabisomye hari n'abandi muganira je pense. Hanyuma rero ku ngingo y'uyu munsi nakubwiye ugasigaye ebyiri tugiye kuvugaho harimo ibijyanye n'iyi update y'uko byifashe. Hari n'uwantutse hano bita Bazirisana kuzwe mu ngo ati Marishal nsigaye mwanga ntabwo njya mbasoma ngo muzamugire gutenga ibiki ibyo biramureba uyu nguyu nta kibazo mbifiteho. Ntabwo bishoboka rega ntago abantu mwakumva kimwe ibintu mwese mwabantu mwe ibintu mujye mubisobanukirwa. Ariko yanditse commentaire twa twayimusabye sure kandi kwandika commentaire y'uko byumva nabyo uburenganzira bwawe ibaza atayanditse ugasanga wakoze nkuru iriho 0 commentaire. Ibyansigaye nkwanga se nabyo tubishimire sigaye nkwanga ni ukugaragaza amarangamutima ariko uyu nguyu ntago ari wa indyarya muri indyarya ngo nizo zitagaragaza amarangamutima. Anyanze nkamukunda nta kibazo kwangana numvaga atari yo terime yari gukoresha aho ngaho wenda bari kuvuga ati nsigaye ntamwemera ari ukuntu atabona ibintu mu buryo none se ubundi yanankoraho iki wese wabwirwa n'icyo yagukora ntacyo wese n'icyo yagukora nta gihari ntacyo. Njye rero ndumva atarakwiriye kukwanga yarakwiriye kutabyumva kimwe nawe. Genda mukunda ariko nta n'igihari. Imana ishimwe ko ufite icyizere. Njye ntabwo nkunda abantu mu nyanga ntimukabimbwire di mutuzamutuma ngenda nikandagiye. Komeza dukomeze. Mu gitondo cy'uyu munsi twazindutse tubona amakuru atubwira yuko ku rugamba ku misozi ihana imbibi donc ku misozi ituranye n'umujyi wa Sake muzi ko mwatubwiye yuko iba mu kibaya hari imirwano kuri iyo misozi rero yose. Amakuru yandikwaga n'abarimo bakabumba ndetse n'abatazama RDC bira binyamakuru byose byo muri Kongo n'abanyamakuru baho bakavuga yuko gahunda igaragara ifitwe na Wazalendo na FARDC ari ukugira ngo bigarurire uriya muhanda wa Sake Binova unyuze Shasha. Ikibazo nshaka kubaza Marishal, iyi misozi tuzi ko irimo M23 tuzi kandi ko M23 ibwira abantu bayo gutaha. Impunzi zahunze guhunguka ndetse n'abadeplace hari abadeplace akaba niziba zaragiye mu bindi bihugu bose baba bashishikariza gusubira mu byabo. Ariko urumva ko ino misozi bigira gutya tukumva harimo imirwano kandi imbunda burya ngewe uretse kukubeshya hari igihe bigize guturitsa ahantu igisambo
ntumvishe ukuntu ivuga ubwayo nabyo ubwabyo bitera ubwoba atari no kuvuga ngo ngewe noneho ninjye bari batagetinze wari uri muri tageti ndibaza M23 ntiyaba yihuta guhamagara abantu gutaha ikaba nta kintu irageraho none se ubundi nibadataha bazahora birukanka bazagarukire nk'ubageze ku Kivu harandi bahitamo amahitamo no gutaha bakajya mu muriro se Marisha bandi batahe nibi mirwanira isake ni urugero batahe kirori batahe kicanga bari mu mahoro urumva kandi naho ujya kumva ujya kubona barakwandika bakubwira ko harimo koherezwayo armeru rudaziri koherezwa M23 yarwanye ku kambi y'impunzi ya Bwiza ihita icyura diplome mpuzamahanga mu rwego rwo kurinda impunzi urumva umuntu uzajya mu ruhande rwa M23 nibwo azasinzira agatuza abantu bari muri guverinoma barabiba baragira gute ziriya hene bashoreye bajye kuziragira bajye kuziragira ahantu hari amahoro urumva ikintu cyo kuvuga ngo ndi umuturage ngo ntabwo uzumva ngo abantu ngo ni nyeshyamba gusubiza ibyo bambwira n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo ntibakurikira ikintu cya mbere n'amakuru muri Kiwanja uzi ko birirwa wabonye muri ya munsi w'abagore urumva hari n'umuntu utakibuka ngo isasu rivuga riti umuntu utakibuka kidnapping ni ibintu bibera mu gace mubera muri Kongo mu duce kwa guverinoma urumva Nazare bakagutwara ngo bakajya bishyuza amafaranga umuryango wawe ndakeka yuko ibyo bintu muri M23 ntabwo bihaba sibyo muri Neoza ushobora no kuvuga ngo sintashye ariko jya hari umutekano byo kuvuga ngo inyeshyamba ngo iki n'iki ngo ngo nihebe guverinoma ngo nihebe iki n'iki uzahora wihebera muri ibyo ngibyo ukomeze wiheba aho ndi gukura iki kibazo wisanga ugeze he wowe ntubijye ubibona se nk'ahantu ukaba wari uzi ko hafashwe hageze umutekano wajya kumva ngo habaye imirwano ariko se icyo kushaka kubaza umuntu uri Kanyarucinya ntabwo munenga urumva kuko guhunga si ubugwari ariko abonye ukuntu acishiye n'akagera Kiwanja ubwo ntiyaba afite umutekano iyo ahamagaye agasanga abantu bariyo asanga ikibazo bafite ari iki nicyo nakubwiraga nanjye hariya ntabwo ashobora kuba umubare wa 0 ku bantu bava mu byabo kuko haracyari imirwano ikomeza ariko nanone gufunga inguni no guheza inguni ngo ukamera nka Omega wavuze ngo azagaruka mu Rwanda ngo bimeze gute na gute ibintu nk'ibyo ngibyo n'urugero ndimo gutanga yego ntabwo ibyo ari ubutwari nabyo mu gihe wa muntu bameka bahoze bahora basaba inkunga yo kubafasha kugira ngo bamubohore sibyo bari waragoswe na guverinoma sinumvise mu makuru barimo bavuga ko yagiye mu gice cya M23 yego none se hari ikibazo kindi azongera kugira ntacyo kubw'umutekano wiwe icyo ndimo hano kutemeranya na bamwe n'iki guheza inguni ngo nzahora nkurikiye guverinoma n'akarago none abandi baraho guverinoma yahoze barakubwira ngo subira mu byawe uzatekana amakuru siyo wabuze bwiza irimo kubikubwira kandi barayikurikirana abavandimwe bahari barabikubwira n'uriya muvandimwe niba ronkeka bagiriye si ubwa mbere agiye hariya Bunagana yagiye yajyaga ajya akavayo akajyana za Mushaki na za Bunagana na za Rubaye urumva ubundi yabaga ava mu gace ka M23 ko yajyaga ajyayo nkamaza n'ukuntu hameze agasubira za Rubaye gukora iki iyo karita yo gucanga uhora ucanga ikarita muri M23 ucanga ikarita muri leta izakumarira iki wagiye ugategereza niba ari ukeka ariye yabatari ukeka ashobora kuba ari ariko urumva nubwo ntamuzi ni ukuvuga ngo ariko ntacyo reka tuvuge ko hari abantu benshi bateye batyo ngo jyewe sizajya muri M23 ngo abandi barimo gukina imipira abandi barimo kugira gute bibagiwe amateka n'iki ngo ntabwo nyine warayobotse ariko n'uyoboka uzabuza akaraga ku mutwe sinenga uhunga ariko nanone sinshima umuntu uvuheza inguni ngo sinajya mu gace k'inyeshyamba icyo nicyo kirumvikana cyangwa ushaka kuvugisha kari murore oya ndabyumvishe ko ari ukuhunga byose ntawe bitabaho ariko guheza inguni ntabwo ntacyo bimaze bakwiye gusubira mu byabo rwose ufite ubushobozi n'uburyo subirayo warabuze inzira it's okay ndabyumva ndetse nkiri aho ngaho mbabaye umunota umwe nkiri aho ngaho nananenge M23 urumva nabone yaringiye kukubwira n'indi nshaka kuyinenga igirwana yagera nkango muri saki kabira irekuye kandi yagombye kuhaguma nyine kasekiriza nuhataka nese abantu bazahora muri ako gakino bizagenda gute buriya nka Goma yayifashe none abantu barimo ntibabakitwa ko bahungiye muri Goma bakitwa ko aho abantu hari safe ahubwo se akandi gihe nashakaga kukubwira nibaza niba umuntu atakayinenga nako gufata imihanda ikayifunga
ikaba abantu yarabicishije inzara muri Goma ngo barashonje nta muhanda n'umwe uri principal ukora kandi imirwano muri izo nce abantu bayihungiye aho muri izo nce zitwa ko zirimo intego za leta none ibiryo ntibibageraho ako kubwo ngubwo ntago ari akabazo kayo we oya ntabwo nakwita kari akabazo kayo icyo nashaka kuvuga hano ntabwo M23 aho yafata hose nubwo yafata Kinshasa hashobora kuba zero rate ku bantu bahunga nta nubwo hashobora kubura zero rate ku muhanda wafunzwe kuko ntabwo warwara udafata imihanda ntiwarwara utayifunga nayo ntabwo yifunga kubera kwanga abaturage erega nayo niturukamo ibyo bifaru birasa niturukamo izo za BM nigira gute ariko icyo navugaga nanone ntabwo wavuga ngo ugose Goma imyaka 3 utayifata ni 3 agirageraho da kuva bayegereye ariko so wumvaga barwana bagahita bahagera banafata Bunagana bari bagose Goma nose Marshal no ntabwo Bunagana kuva Bunagana ahubwo mufashe kugira ngo utanabyumva kuko ndimo kubivuga ntabwo ngomba no kubyumva none biramahire ndimo kubyumva reba Bunagana niyo uri guhita uvuga ngo ubwo nabo bari bogarije Goma ntabwo ari kurerega y'umujyi wa Goma ni kilometero yangira ngo 70 Bunagana siri kure none si kilometero 70 abari ibindi mingana iki na Kicanga urabona kira kibaya cya Kibumba na Kicanga kilometero 70 bya Goma warubize 70 nibyo biba bihari none uhambaza imyaka ingana gutyo urumva wafasha ahantu noneho urabona M23 irwana iteranya umugongo bizane mu Rwanda kuduca abantu bazi kilometero 70 nibitembere ntabwo bishaka kubisanga mu Rwanda nindi kwivugira ibyizongero nindi kwivugira ibyizongero bijyane Brazzaville bijyane hose wizana mu Rwanda ntabwo bishaka oya nese ko tubwira abantu barimo n'abanyarwanda nabo ntibabishaka nyine oya bakeneye kumenya amakuru bashaka kugira dukora ijanisha kilometero 70 ubwira inka hehe nawe ukoresha uvuye Nyabugogo werekeza mu majyaruguru oya ntahiriye nakubwiye nyine ntahe ntago mvuza hiri ni ntahiri iri Kibumba ivuye Bunagana ikaba na saa kivuye Kicanga nacyo kilometero 70 Marshal yanze kubigereranya nanjye ntabyo ndi bukore icyo nashaka kuvuga M23 defense yayo ukuntu imeze ikoze ari circumference ikoze umuzenguruko ariko uteye umugongo undi no kuvuga nk'umusirikare uri Kicanga nako uri umusirikare for instance uri Sake uri mu nkengero za Sake nako wa M23 ateye umugongo uri Mweso kandi bose ni bamwe icyo si kimwe icya kabiri hari icyo kinenga buretse se nyine ndacyakomeza maze ndimo kunenga none kugira ngo byumve neza umusirikare uri Kibumba ateye umugongo uri Rwindi umwe areba hari undi areba hari M23 izava ryari muri iyo mirwanire ngo abasirikare barwane bayo batateranya umugongo kandi nabyo bizakura izo mpunzi n'abadeplaces interne muri icyo gihirahiro barimo none turabona bishoboka birashoboka gute kubera ko ufashe Goma none waba ugeze Goma yabahindukiye urumva arebye mugenzi we uri Mweso bakerekeza kandi bo ntibarwana urumva uri Kibumba uprotecting iriya defense yaho ageze mu nigi ubwo nawe yabageze Goma n'urugero ubwo bose bahuriye muri Goma none se ubundi kubeshya uretse ngo icyo kantu reka mbaze mbeshye nyine none mbeshyuze uwari Kibumba igihe azarwana bagahurira na mugenzi w'Igoma ntago bahuye barwana baza bahuje ingamba bahuje n'intego bazahita bahindukiza imitutu bajye gufasha abandi bagenzi babo ahubwo bari muri za defense zitaruye Goma noneho wa wundi wari mu nkambi y'impunzi ya Kanyarucinya neza abakiri inkambi y'impunzi wabo azaba abonye uburyo asubira hehe iwabo Kiwanja aho yahunze ndashaka kuguha urugero n'abataha bazataha nabo bataha waba yeretse ariko nkaguha urugero ndashaka kuguha urugero rukwereka ko bidashoboka ko guterana imigongo bitabaho umusirikare w'u Rwanda u Rwanda rukuremo umusirikare mu 23 oya ariko sohetse ko urugero ngiye kuguha wafasha urugero ariko ntacyo reka urugero nazanzireka sizo nazisena kare za Nyabugogo uzivuga hase wabaye uretse turi kure mu 23 ariko nguha urugero uraza kurwumva ntacyo rutwaye ako mwazanzaniye ntuze hano ubundi Viator kutajya umuzana kubera ari wanabyumva nzamukuzanira urugero Viator uzati dukora ikiganiro ntagarimo kubyumva reba umusirikare uri kuri Nyagatare ntacyo ninshaka mbe muri se sindi we ntabwo ntutse umusirikare uri kuri Nyagatare urinze inkiko z'u Rwanda sibyo ntari kureba duyi waturuka Uganda uri i Rusizi
ntari kureba aduyi waturuka i Kongo kandi kurimo guhindura ibihugu. ndashaka kukwereka ndi ku gihugu kimwe ari kuri Rusizi y'u Rwanda. Reka ngufashe cyangwa reka tuvuge aho ngaho wavugaga mbese uri Rwindi reka nigire muri Kongo niho washakaga. ndashaka kumvisha urugero ngufashe kumva map iri hari azakomeza imva icyo ndikukubwira. Reka nguhe ikarita cyangwa ntabwo yuzi. Oya ndayizi imva icyo ndikukubwira. Ni ryari badashobora guterana imigongo kandi buri gihe baba barinze uturuka outside. noneho turi ku kibazo uri inside. Ndetse turi kuri inside. Wowe urashaka kuvuga ba cleaning kuki se utabona ko Goma bashobora kuhitamo yashaka ikazakora leta yo yashaka ikazakora ikirwa cyayo yashaka ikazakora iki bakarinda inkiko zo bafite. Reka mbisobanure neza. Yego Ariko abandi babyumvise ni wowe utarimo kubyumva. Nyamara ndabyumva. No kuvuga ngo hari ingabo za M23 zigose Goma zizengurutse. Zirebamo. Aho nturimo kujyana. Ndabyemera. Noneho rero kubera ko bayirebamo hari uwo barwana uri muri Goma. Ariko wafata Goma ari urinze umupaka wenda wa Pite barriere n'urugero. Ntago azabahanganye n'u Rwanda. Bo nibyo uri kumbwira. Ariko azabategereje ko azaba yagaketse ko mu Rwanda hashobora n'ubundi kuba ibyo biramureba. Ibyo bizaba bimureba tuzabisesengura icyo gihe. Icyo turimo gusesengura naho twahurizaga. Icyo turimo gusesengura no kuvuga ngo imyaka ishize amezi ashize ugose Goma. Biravuze ngo muri babandi urimo kureba murebamo gutya urimo kureba n'abari mu nkambi ya Kanyarucinya bari muri side ya guverinoma. Sibyo? Iyo uri Isake muri babandi urimo kureba uhanganye n'ingabo za leta ariko hari n'inkambi y'impunzi iri Mugunga yavuye Isake. Ariko nukuramo Goma ukabarenga. Sibyo? Noneho babandi uzasigara babwira gutaha ubabwira uti ni mujye inyuma ho n'umuhumure n'ijyo hagenzura. None ubu ngubu ntabwo ufite uko babwira ngo bahumure baracyafashwe na leta. Kuramo iyo leta mu Rwanda cyangwa wigira inyuma uva aho ngaho basubire mu byabo. Niba ari byo washakaga. Komeza ikindi kibazo. Subwo ibyo ngibyo ubundi turabitanga. Uretse nyine ni ikindi n'ubundi. Komeza ari ikindi kibazo. Ariko waretse nko kubaza iki. Fata Goma ucyura abantu urumva abari mu nkambi z'impunzi aho za Kanyarucinya hose bahagotewe na leta. Erega na leta nagakini ikora buriya. Iravuga iti mutishoboye kurwana na M23. Reka tuyikoreshe penalty ikereye catastrophe. Yabo bita ba déplacés internes. Amahanga komeza ayivumira yuko hari abantu yagize gute. Yabushije amahoro. Yafungiye ahantu. Ni ndacyo kintu nyankubwira abantu bakavuga ngo Goma ngiziritsemo ikintu. Ariko n'ubundi kiziritsemo ntabwo kiguha amahoro. Kugera kuri cya kibazo bari kumbwira kujyaho. Ntabwo kiguha gahenge. Kuko urakomeza kwitwa kuri umutwe w'inyeshyamba urwana urumva abantu bakirwa birukanka imisozi. Hari uduce turimo Goma n'agahinda. Hari uduce turimo Goma, uduce turimo Rubaya, uduce tugiye turimo donc navuga turimo ubukungu kamere niba ariko nabyita sibyo. Na za Kanyabayonga. Utwo duce M23 yitangiye gusa nitwegera. Nk'ubu nagusomera akantu umuntu hano yanditse ngo atewe impungenge n'ukuru uyu mutwe M23 ngo uri kugenda wegera ngo site miniere ya Rubaye. Ntuzi igifaransa. Ya Rubaye. Gaho some ibyo ngo ari kuvuga. L'ancien député provincial le Prince Kihangi inquiet de la menace et de l'avancée des rebelles de M23 vers les différents sites miniers de cette partie du Nord Kivu qui qualifie de hautement stratégique. No yungu yose no nashaka kukubwira ko nozamaze nk'udafite impungenge. L'ancien député nyine nase numva kiri député arakanura nk'utazifite ko zaramushizemo aho n'ubundi afite inquiétude n'ubundi nyine urumva si impungenge. Mu Kinyarwanda bavuze ngo uwo mu député Kihangi ngafite impungenge z'uko M23 bikomeje gusatira ng'ibirombe bitandukanye ngo kandi ngo bigaragara nkaho nyine ari ahantu hakomeye cyane tagombye kubisatira we niko bitekereza. Strategic koma. None nibyo nari kukubwira cyo kimwe n'iri ya Goma. Ubu n'umudepite. Ubu ni ansi ubu nta kintu cyo ese abo bantu bo muri société civile biri mu burenganzira bwabo ko nduzi bafite impungenge zuti z'abagenerali bafite. Bigize abasirikare nabo. Abagenerali ntago bazivuga izabo zirarenze zirenze. Nicyo nari kukubwira utu duce ntabwo ubona ko kutadufata kwa M23 ari byo biha amahoro. Ariko ndakigusubiza. Abo badepite za site miniere induru zaba nyinshi za Goma uri kuvuga ndakigusubiza nacyo. Ariko uwo mudepite ahubwo waruze n'akandi gakoryo muko muri Kongo buriya no mushoramari mu birombe
ntago ari agatima ko gukunda abakongomani. Nibo bashoramari ndetse Mwangacucu yari umudepite si mugenzi we. Iyo buvanga ibirombe bya Mwangacucu ubwo ubona bafite n'ikindi. Ariko reka nkisubiza ikibazo rumbajije. Ntabwo M23 ihora ivuga yuko mu byirwanira sibyo ni byinshi birumvikana ariko ntabwo iri no kuri pressure yo kwiruka ubu sishaka niba arafashe Rubaya kuva na kera kuva bihambwe sujya Rubaya hose ugira ngo hari icyaha ubundi saho yafashe ariko hari n'ikindi yafashe cyasoma ikivu akodi mugani soma ikivu yo ntiyibitseho n'ururombe rwataye narwo aho uyu mugabo wagira ngo arimo gucira isirimu 23 ngafata n'ibindi ati kwaje ko mutafata hakiri kare ngo ariko gutwicururiza nta nduru z'imbunda. None se iyo nduru ndi kuvuga yaturuka hanze cyangwa yaba nyinshi ntago ubibona wowe? Ntayo. None se ko bafashe Bunagana induru zaturutse zayitwaye nta hantu hataturuka induru mu yandi magambo nicyo uri kuvuga. La caravane passe induru la caravane passe bivuga iki? Turi mu by'induru kazana caravane hano kuri kuzana caravane turi kuvuga induru nyine hari umugani uravuga ngo ngo hari ikintu rwarukuru bigenda mbere ngo ntibibuze uhita gutambuka gatambuka. Ubu ngubu se M23 inuza imirindi y'intuza n'inuza icyo mbona icyo kereka ubitekereza gutyo wenda nko kukimbajije Kogoma sita tari bya Kongo. Yewe icyo namusubiza yuko mu kinyejana tugezemo iki cya 2024 muri mwaka tugezemo turimo gusatira imyaka n'ibihe abantu batekereza yuko ibintu biruta abantu kandi si umuco muza dukwiye gushyikira mu itangazamakuru. Aho M23 yafashe niba hataye n'ibirombe ko hari abantu yabaye iki kuki bayikangisha ibirombe nkaho yafashe nta bintu by'agaciro bihari ariko hari abantu hari parike uzikiriya parike ya Rwindi hari yafashe muri Valère Internationale haruta ibirombe kubera ko ibirombe nta garantu harinzwe n'umurage mpuzamahanga ariko parike irarinzwe. Ntazagira ukubeshya ngo M23 ngo yatinye Goma ngo kubera impamvu iyi gufata Rwindi n'ahantu irwanira muri parike irimo n'ibirunga birakomeye kurusha umujyi nkago murimo abantu biri muri strategy za M23 kudafata hariya ni impamvu za ariko si bamvuze ko hatinya kuko n'ubundi naho yafashe hari abantu hari n'ibintu igihe izashakiriza hafata nta nubwo Goma yayinanira ahubwo kuki tagenda ngo yifate noneho tubisesengure rega twabisesengura amagambo ashire nivuga ariko binave mu nzira n'ukuri kose. Noneho rero reka nze tuhite tujya ku ngingo ya nyuma twari twavuze ko tuvugaho ni yaba abagabo bo mu majyepfo ibyo ari byo byose nyine ibyo ngibyo birumvikanye ibyo byose twareho birumvikanye. Ubuse tuvuye mu majyahe tuvuye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tugiye rero turacyari mu burengerazuba bw'u Rwanda ariko noneho ku nshuti zabo muri ubwo burengerazuba ari bo mu majyepfo va mu migani. Tugiye kuri Sadek yavuye muri Repubulika Repubulika ya Mozambique irenda kuvamo iratangaza yuko ngo ifite ikibazo cy'ingingo y'imari ariko Sadek iri gutsindwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gute itaratangira kurwana yagiye ngo ntiratangira itsindwa itararwana kandi narabonye imirambo y'abasandefu bari kujya gushyingura sebwo bapfuye batari kurwana bari yahuye mu basirikare 200 bavuze ngo Afrika y'Epfo bariyo ubwo bavuyemo babiri nabo basikibono baravuga ngo bapfuye. None se ko ari babiri twabonye babiri ntibabahagarariye abandi ko ariko Viateur yarambwiye ati iyo ubona chef d'état major agiye gushyingura abasirikare babiri n'umusirikare utazwe bahagarariye abasirikare bamenyekanye n'abandi batazwe ntabwo byumva ibyo bya na Viateur ntabwo nari imari ariko nawe ariko birashoboka utabica kure ku ruhande inkurigana kariho na Malawi yarakiriye igisase ejo bundi Tanzania nayo urabizi ko byavuzwe ko buryo na wundi waje avuga ngo aduyi ngo ni M23 na mwingine watakaye tuonyesha ngo yaje kubanza kujya kwivuza niba hari ngo yari byagenze ukundi ko nagakomereka mu bisaba n'inkona ariko numvise amagasha avuga ngo kira kiri ngo ntago ari inkona ngo nikiri gisimba cyahatari ngo yaribeshye ngo kunguru ngo nikiri kintu cyatari ngo gikanganya ahubwo kimeze nka kagoma ndaza kukigugoringa nimba hano ndakigugoringa utigwiki rero Sadek kuva muri Mozambique iri gutsindwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bigezaho ari umuntu rero twahoze tuvuga witwa ngo Mandevu Olivier
ngo hagarariye societe civile tutamenye ari kuvuga ngo arashaka ko abakongomani bo muri Kivu ya ruguru baza kumufasha mu myigaragambyo yo kwirukana ngo abakerarugendo bambaye imyenda ya gisirikare ari bo bantu bo muri SADC ngo bakaba bari kwinezeza ku bagore babo beza hariya muri Kongo. Nicyo cyabazanye se urumva nyine nicyo ari kubarega ko batari mu kazi mu yandi magambo ahubwo bibereye mu bindi bintu bimeze nk'ubukerarugendo kandi bavuye muri muri Mozambique bavuyeyo none se muri Mozambique muri gutsindwa ariko waretse ukumva ikibazo muri Mozambique se bagabo ntabaho bakobwa se nicyo ngiye kubaza nicyo uri gushaka kumbaza abantu nibajya mu marangamutima ntagara amarangamutima bajya basobanura ibintu gutyo aho bavuyeho ni mu gihugu ni muri Rwanze kuma ubwo ugiye kubikora neza ubwo utangiye kubaza gutyo urabikora neza SADC ifite ikihe kibazo ubutumwa bwa SADC bufite ikihe kibazo kuko nicyo kibazo nawe nashaka kukubaza ni icy'amafaranga gute cy'amafaranga gute no kuvuga ngo uko mbibona agiye ku gitekerezo cyanjye ntabwo His Excellency Philippe Nyusi ari kirarika nka His Excellency Tshisekedi Nyusi ubwo tugiye muri Mozambique barabwiranye baravuga bati aro mwari muzi n'ibindi aho ngaho mwebwe muri aho ngaho gusa ngo buriza muhigana ngo nibyihebe ngo mugira gute hano twebwe turi hari nyeshyamba aho zifashe zashyira umutekano zigaha abagore n'ibitenge n'abamama bagakora n'iminsi mikuru urumva none murangwa ngo marahigana n'ibyihebe inyeshyamba z'inshuti y'abaturage inyeshyamba iraguhiga ntabwo yihiga abarundi bafite bacana umugani ngo umwansi ni wakurondera umwansi arakurondera ntabwo muronderagamwa none mwebwe muri aho ngaho nimuze hano hari ibirombe hari buri kimwe cyose urumva prime hano iri hejuru barimo guhamagara ibyihebe bigiye gukomeza kubica erega na ECOWAS burizaza muri Kongo reka da na OTAN reka none se abafaransa ntibigeze kujya hari Black Water ngo yaraje baje kurya amafaranga nubwo abayahonoka ari bakeya none se reka nkubwire uzi ko n'ingabo za Faransa zigeze kujya mu ntuze ibyo bitaga operation Artemis hariya nyine kwa Bemba yandika ngo urayibona no kuvuga ngo nta muntu utaraza muri Kongo bazajyayo bavuye bikoreye amaboko urumva ariko nibura bahakura akantu buriya yishyura neza no kuvuga ngo Tshisekedi arimo kwishyura neza kurusha Nyusi none se uravuga ko bagiye kuva muri Mozambique barabuze baza muri Kongo nabo baraza muri Kongo bose baraza no kuvuga ngo cyangwa bira bihugu wenda byari byaratanze abasirikare muri Mozambique uri kubona yuko bibona ko imbaraga ziri gushirira hatari akanyungu erega nuko abamoderateur nange mutuvuna rwose ngo kudusesenguza Kongo iri ureba Republika ya Demokarasi ya Kongo sibyo iriya bombe yarashe na Nagasaki na Hiroshima iriya atomike mu ntambara kabiri isi yose urumva Iranium yayikoze yavuye muri Kongo mwibutse ko na Kongo buriya ifite ntuze ifite gisement nucléaire ifite nako uruganda rwa nucléaire nubwo wenda atari uruganda wenda rukoreshwa atomike ariko bafite babyita ngo iki centrale nucléaire barayifite abakongomani ibi ujye ubona bazubaka ngo no mu Rwanda muri Kongo barabifite sibyo mu byukuri Kongo ifite ubukire ntitukanabihakane ngo ntago turango tubihakane butuma buri umwe wese ashobora kuvuga ati mwese muve muri Mozambique muzahanga hano hantu bimeze neza kandi uyu mugabo aratwumva neza n'ikirarika ijambo kirarika ariko kugira ngo nziyakuraniye kuryumva oya ndarize n'umuntu urekura nyine wirekura nta kibazo nta uruyoka afite mu mufuka nta mpera afite so no kuvuga iki rero nta kandi wajya no kureba ugasanga nibura muri Mozambique niho bari bafite impamvu yo kuhaba ahubwo mu yandi magambo c'était une mission paradoxale bagombye kuba barimo bahamagara SADC iri muri Kongo bati SADC ya Kongo kubwo impamvu iri muri Mozambique nk'igihugu cyacu cy'ikinyamuryango na Kongo n'umunyamuryango ni muve muri Kongo ahubwo muze muri Mozambique muze kubwo impamvu ifatika tujye kurwanya ibyihebe muri Mozambique byateye none abari muri Kongo nibo bari guhamagara abo muri Mozambique ibi bintu tuzabivuga ngo ugiye kuzisemuza harya ntuziyoborwa none mbuza amakuru ku iyo mpamvu SADC iyoborwa nande SADC muri iyi minsi perezida wa SADC ni perezida wa hano wa Angola Lorenzo ariko biriya byo ntacyo babitwaye ni umwanya basimburanaho none se kuko buriya uretse nkwereke kuko yaje asimbura Tshisekedi niwe yowe SADC sibyo niko bimeze none se ndashaka kukubaza niba perezida wa Angola ari uyoboye SADC muri iyi minsi kandi SADC ikaba iri kurwanya M23 kandi M23 ikaba
ishinzwe guterwa inkunga n'u Rwanda, kandi u Rwanda rukaba ruri mu biganiro na Congo, kandi Angola akaba ariyo muhuza y'ibyo biganiro. Ntabwo utekereza ko uwo muperezida wa Angola wari uyoboye n'iyo SADC yababwira ati ariko mugende gakeya hano hantu ndi kuganiriza aba bantu iby'intambara mwe mubiretse? Ntabwo ibyo bintu wabyumva gutyo Marisha? Oya, kandi urimo kuvuga ngo kereka yumbwira uti perezida wa Angola arimo guhuruza SADC ati byacitse ngo kereka yumbwira ko arimo kwihuruza ngo byacitse muri Congo, kandi siko bimeze. Wibuke neza ko n'itegeko n'inteko ishinga amategeko ya Angola yemereye ingabo za Angola kuba zagira icyo zikora muri Congo, ariko nanubu ntabwo zirazamo. Angola yikure muri ibi bintu, sibyo? Twikomereze mu gihe twari turimo no gutese kandi ari umuhuza, ariko ntukambwiye ngo nyikuremo kandi bidakunda. Ari umuhuza? Umuhuza. None sibyo byakira reka kandi bivuze hari byo ngo yageze vuga. Reka ibyo ni ibyanjye ubishyira kuri Lorenzo uramushaka. Ntabwo mbimushyizeho n'ubundi. Icyo ndi kukubwira ibyakira reka byo nabivuyeho. Ni bumwe mu buryo wabonye bushobora kuba buri gutuma SADC itsindwa. Ubwa kabiri kuko ikibazo cyane nakubajije cyari ikibazo kikubaza ngo kuki SADC iri gutsindwa. Uburyo bwa mbere umbwiye nuko itari gutsindwa ahubwo hari kirarika babonye iri kwishakira akantu. Ariko nanjye nguhaye uburyo bwa kabiri bushoboka ngo numve icyo ubuvugaho. Guko ahubwo SADC yaba iri gutsindwa nuko umuhuza ari nawe uri ku ruhembe rwa SADC ashobora kuba yababwiye ati ibintu ntago bihura, ntago muri burwane kandi turi no mu biganiro. Erega makuru udafite wenda nyuma ya kirarika n'amafaranga namara kumushirana. Noneho SADC si Sami Diarras. Oya, Sami yo muri Mozambique. Kuko ibyo tuvuga bya kirarika ushobora no gusanga na perezida wa Angola bifitemo uruhare. Iyo uza kwari nabyo umbwira akavuga ati akajagare kari muri SADC siko wenda gashobora gutuma Philippe Nyusi avuga ati mumvire muri iki gihugu aho mugiye musigemo n'abicanyi musigemo na Rwanda na FDLR. Ubu mugezaho munadeploying ingabo amaboko yanyaranduye ni mugende mutazanakorana n'ibyihebe. Yekada. Akaba ari byo mukanyihindukirana abantu mu Rwanda FDLR muri Congo, ubwo ntimwazageza ngo murambagiza n'ibibyihe byanjye mukazakorana. Ni mugende mwihute. Noneho SADC ikaba irimo yivugishwa ngo ivuye hari ibishaka nka bya bindi ya service iva muri Congo. Nkaho ya service muri Congo yikoreye amaboko ibyifuza yari yagiye gukora yikiza imitwe igiva ahantu itumvikanye n'abahari, itumvikanye n'abaho yarire, ikagenda yigize nk'abantu bavuye triyomfaroma nk'abavuyeho nk'intwari byahe byo kajya. SADC yagiranye ibibazo na Nyusi ibona nta kintu imugezaho, nta kintu nawe yigezaho, nuko mbyanzuye ntacyo bagezanyaho. Ariko Tshisekedi aracyatanga ikashi, aracyatanga akantu. Kandi nakubwiye ko nawe ibyango urimo kuvuga, none se ibyango urimo kuvuga hariya sibyo? Ntabwo ndimo kubyumva nyine. Banza utazi ariko makuru ahubwo wowe uzabibaza abandi igihe byanubeye. Umva banza utafite amakuru. Reka bibaho nta muntu umenya ibintu byose. Waba uzi ko SADC muri Congo se iri kwitwara neza gute se? Ukwiri kwitwara ku rugamba byatumye nkubwira wa muntu witwa Olivier ushaka kuyirukana, agashaka kuyirukana kubera yuko ngo babona yarigize abakerarugendo nta kintu iri gukora. None ubwo uri kuvuga ngo nubwo ari kwa kirarika arakomeza kwemera kuribwa kandi nta kazi bari gukora. Icyo nkubwiye cyo ni kimwe. Iriya SADC niba wenda barayishyuye nk'ingunga imwe ikaba ikiri mu yo bayishyuye, buri shobora ko bazayishyura nandi cyangwa kirarika azakomeza yabone. Kirarika uyu yamwihorera. Nakubwiye ngo nkuko EAC yikoreye amaboko yirukanka, SADC yahubwo iratinze. Nibona kirarika yongereye manda zirenze imwe azatumaho NATO azanye na Black Water. Ese mundi kaje kuyikoreza Black Water? Muri Black Water ese nagobora ko hydrocritema yabaye. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri nakubwira ku Rwanda na Congo byaganiriye i Rwanda, bikagaragara yuko mu masezerano yo guhagarika amahoro muri eventuality ihari ya ceasefire igomba kuba ari ceasefire iri supervised, necessaire fait supervisé, no guhagarika imirwano ariko guhagarikiwe. Yego ko yase yatashye SADC ikaba idashobotse na iri mu ndwanyi na MONUSCO ikaba iri mu ndwanyi, ntabwo uzabihagarikira. Ntabwo urimo kubona ko muri Congo henda kuzizina ingabo zigomba guhagarikira Cesero. Zitari Black Water, zitari EAC, zitari SADC, zitari MONUSCO, zitari Wazalendo, zitari Derande, zitari FDLR, zitari RDF, zitari UPDF, zitari KDF, zitari TPDF yuri ya Tanzania. Zaba ari zande suko.
izihe nizo tuzakora ikiganiro cy'ubutaha. uzazimbwira Nzaza nateye metero. nshakisha cyangwa na ECOWAS. ECOWAS nayo irashoboka. Ndashaka gusoza iki kiganiro. Ibyo ari byo byose ikiriho nuko kuri SADC tubabwiye yuko uko bimeze kuri ubu ngubu Marishari we arabona ikiri kuyibaho, iri kwiyizira, iri kuva muri Mozambique iza muri Congo kuko ariho hari kirarika. Ingingo yuko yaba iri gutsindwa muri Congo Marishari we ntago ari kuyibona, ari kubona yuko uko iri kwitwara ngo bishoboka ko bituruka ku kuba umuhuza ari we ahubwo waba waratelefoniye baciseketa akababwira ati mugende gakeya. Sawa. Mugende gake. So dusoje dutyo rero, ariko twabwiye abantu ko tuza gusohoza abantu. Turabasuhuza. Imirwano ngo imeze nabe muri Sake. Twabibabwiye se. Muraza no kubigarukaho cyangwa mwanabigarutseho amakuru yandi. Aho muri iki kiganiro sinabikubwiye yuko bazindutse bavuga yuko ngo bashaka gufungura umuhanda wa Sake Minova. Uko ubu biteramo metero umugani uhita wigira ku kibazo cyanjye. Update mba nabanje kuguha ntago baba wayumvishe, ariko update nyine uko byari bimeze nuko kuva saa 9 nibwo batangiye kurasa kuri M23 iri muri iriya misozi ikikije Sake. Ubundi ari amasaha n'amasaha y'abaruzi n'abacuragura, ariko reba ngo bazundikiye mu ntambara pe. Ayo rugamba nayasanga nayo basanzwe barwaniraho ku manywa y'ihanguro basigaye bitwikira ijoro, batangira n'ubundi mu gicuku. Ubwo no kuvana n'itwikira ijoro ni abateye ni bande Sifari DCC nabibonanye ntuza utagira ngo ni narindi Fari DC Kabumba niwe natazama LDC info nibo bavuze yuko Fari DC specifically Wazalendo ariyo yabafashije yagabye icyo gitero cyari kiri kubera muri iyo misozi. Wazalendo mu gitondo yitwikira ijoro igaba igitero kuri M23. Nuko utingukire dusoze gute dusuhuza. Reka twisurize abantu barimo ba Sadiki basaba bose baciye Full Cave Waterfall Singleto Joseph n'abandi bakoze commentaire n'abandi tugiye kubona muri commentaire nshya muza n'undi ku challenginga Marishari cyangwa se kumwongereraho cyangwa se kutubwira ko mwabikunze mwese tubaye ikaze. Ariko nta kiganiro cyitwa Masho Challenge gihari, ntacyo twari mu ruvugiro gucalenjinga uruvugiro. Abaza gucalenjinga uruvugiro, abaza kurukunda muvuga muti byari sawa, abaza kuvuga muti haraburamo cyangwa hongerwemo, byose turaza kubyemera. Dusuhuje Rucyahana rero Kennedy, dusuhuje Murenzi Mudagiri Jean Dodier cyangwa ni Mudigiri yanditse nabi. Yego. Ngo dushyireho na Damien Nkaka na ndiho kubwayo Rashidi na Tumusime Frank. Ariko Rabina araho. Rabini ameze neza cyane, ejo cyangwa ejo bundi dushobora kuzamukoresha, ejo bundi twari twanamukoresheje. Na Rufa mu musuhuza hari hose. Joseph Murindwa na ibihe byiza, na Emmanuel Dushimimana, na Chris James, na yitwa Nadia Kabarira, na Musaidizi, ndetse ndashyiraho n'abayuzazi bose, n'abayoboka Ngoga, n'abawamahoro Cyprien warabuze we ntunaheruka kuvuga, Dias Connect nawe uvuga gakeya. Wa mama twatanira ikiganiro iki cy'uruvugiro witwa mu Mararungu aracyabaho. Mararungu ntabwo meruka kumubona. Okay. Diana Mutoni nawe ukomeze kumererwa neza. Diana Mutoni banza aba muri Amerika. Abantu bo kuri YouTube bari kujya Suzanne Generation. Hari nk'uwita Diana Mutoni. Kandi yitwa Sipiriane Marimo Mbaza. Hari ikibazo se. Ngenza yansuhuza ubundi gusoma hano. Sawa. Gaming with Death nawari inde Gaming with Death ukina n'urupu. Oya nta nsuhuje. Genda musuhuza. Sawa. Nese ninjye wari mwize. Urarutinya. Urarutinya. Nurugende bana rutembere. Emmanuel tuyishime ibihe byiza, mugenzi Calixte, ndetse ngiye gusoreza kuri uyu bita Shayisongereto no bakera. Sengereto no bakera cyane. Wa undi utira telefone umugore ari ntago muzi. Habyarimana. Habyarimana François. Mbe François uracyatira cyangwa byaje gucamo. Telefone yigeze gupfa, madamu waramutiza. Ayiwe kugira ngo arebe uruvugiro. Arebe uruvugiro, turamusuhuje, dusuhuje Antoine. Dusuhuze n'abantu bose bari muri groupe ya Bwiza TV Friends. Suhuje umuntu witwa Cyubahiro Nkunda. Wahoze ari Jera wa banke populaire y'Ikiramuruzi, aba muri Australia. Nuko ngusuhuje. Kumuranzera. Na madamu wa twaraturanye. Twagera umuturanyi wanjye inshuti zawe nk'ibikiramuruzi.
twabanaga umunota ku wundi. umva wowe muntu rwose wahoze ubikira mu ruzi nubona iki kiganiro Cya ukanamenya Marshal. ko Marshal yagusuhuje Na Shinani ushyire muri comment na Shinani wikira mu ruzi ndamusuhuje. sure Shinani igeze kuduha ikiganiro kuri Bwiza TV kera. yeah Kera twubaka ibi ngibi. Shinani yigeze kujya gukorera ahantu muri brigade ya polisi Kiramuruzi. Urumva? Agiye hasanga umukobwa bataziranye. umukobwa we bataziranye Ari umupolisi kazi. Bakajya barebana akana ko bujisho. Baza gusangana isi. data we Iyo nkuru rwose abantu bari batatangira kwitabira kureba ibiganiro. ariko nizere ko nta kosa ryari ryakabayemo nta nigendaga kuba. kandi bararebanaga akana ko mu ntuza Oya n'amaraso yakururanaga ya kibyeyi. ayiwe Iyo nkuru niba twarayanditse ariko niba ari yari kuri YouTube ariko banza yari yanditse gutyo ariko yaciye hano kuri bwiza.com. Ngayo nguko twasuhuzaga ntabwo rero twateza abantu ikirenge turabasuhuza bose ariko nutavuze izina suko tutamuzirikana gusa ntitwabura no gusuhuza ikipe ya Bwiza TV iri kuri tere ubwo bameke turabasuhuje bariyo za Rubavu nayo hose ba Kofito nabonye yiyita Marshal ekaze irazi nuzasobanura mugiye kuri pfa twari ibise wabimenye niba barabikoreye ikosa hano hari ibintu ndi gusoma mu Rwanda ariko natwe tusigaye tugira utuntu suruvugiro se n'amagambo ngo mu Bugesera umusore utuye mu murenge wa Nyamata yasubije mukuru we moto ye yari yamwibye yo gutererezwa inzuki. Nahoze nkabona ku kinyamakuru nkagira ngo ni inkuru ziraho ngaho bamuteje inzuki bagiye kwa Sarongo se Sarongo ariko tuzaje kwa Sarongo ntiduherutse reka ari umupfumu ni umupfumu se niki sinzi uko tumwita ari umuntu twamamazaga ni muganga hano umuganga abantu baratubwira bati ibyo ntibikora amwihorera bataratubeshya tubisoza dutyo. Nagiye kwa Sarongo kubusura na Bwiza ntumbwire yuko Sarongo yakweretse uburyo kibikora. Oya yarancenze ancurangira synthétiser n'indirimbo zo mu gitabo zo gushimisha kandi nagiye ngiye kure umupfumu bazi ko nabyibagiwe umva waretse nkigendera mugira ibihe byiza abantu Imana ibarinde barakoze cyane Imana ibarinde kandi bagirire neza bye asante sana.